byagenda bite se ndamutse nkubwiye ko mu kinyejana cya gatanu umuntu wanze gutanga icyacumi ku itorero gatolika yashoboraga kwicwa? Yego, abantu bamwe barishwe bazira kudatanga icyacumi, ariko ibyo si byo byonyine itorero ryagiye rihisha cyane. Ikintu gikomeye kurushaho ni uko Yesu atigeze ategeka abakristo gutanga icyacumi. Nyamara uyu munsi abakristo benshi bahagarara ku ruhimbi bakavuga ko gutanga icyacumi ari byo bizana imigisha. Ariko se byagenda bite niba atari byo? Uyu munsi tugiye gushyira ahagaragara ukuri guhishwe ku byerekeye icyacumi, ibintu byinshi amatorero menshi atigeze ababwira, kandi umaze kubyumva ntuzongera kureba gutanga icyacumi nk'uko wabitekerezaga mbere. Ariko mbere yo gusobanura aya makuru yose, reka tubanze twibaze ikibazo cy'ingenzi: icyacumi ni iki? Kugira ngo tumenye niba gutanga icyacumi mu bikenewe uyu munsi, tugomba kubanza kumenya aho byaturutse n'icyo Imana yabishakagaho mbere. Ijambo tithe cyangwa se gutanga icyacumi bisobanura kimwe cya cumi. Mu Giheburayo ijambo ni masal, risobanura kimwe mu cya cumi cy'umusaruro. Mu Isezerano rya kera cyari igice cy'umusaruro cyangwa amatungo cyagenerwaga Abalewi, abo bita abatambyi, abapfakazi, imfubyi, ndetse no mu birori byo gusenga Imana. Mu Kigereki ijambo ni dekat, naryo risobanura kimwe cya cumi, kandi rigaragara mu Isezerano rishya aho Yesu yavugaga ku bafarizayo batanga icya cumi bya kane. None tumaze kumenya ko icya cumi isobanura kimwe 10%, reka dukosore ibitekerezo bitari by'abantu benshi bafite ku byerekeye gutanga icyacumi. Igitekerezo kitari cyo cya mbere: iyo dutanga icyacumi uba urimo umuvumo cyane, uba uri mu muvumo ukomeye. Nzi ko ibi bishobora kumvikana bitangaje, ariko hari amatorero yigisha ko nudatanga icyacumi uba wibwe Imana, kandi ko uzana umuvumo mu buzima bwawe. Ariko si byo ni ukuri. Umurongo bakoresha cyane n'uwo muri Malaki 3:1 kugeza ku 10 uvuga ngo: mbese umuntu yakwiba Imana? Nyamara mwebwe mwaranyibye mu cyacumi no mu maturo. Uyu murongo akenshi usobanurwa gutya: nudatanga icyacumi uba urimo mu muvumo, ariko nutanga Imana izagufungurira imigisha yo mu ijuru. Ariko hari ikibazo gikomeye: uyu murongo wavugagwa ku bakristo bo muri iki gihe. Umuhanuzi Malaki yavugaga ko abatambyi b'Abayisiraheli bari baranyereje amaturo y'urusengero. Mu by'ukuri igitabo cya Malaki cyo gikebura cyane abatambyi b'inyangabirama. Urugero, Malaki 16, Imana igaya abatambyi bayisuzugura. Malaki 2:1 kugeza ku 2 havuga ngo: none rero yemwe batambyi, iri tegeko nimwe ribwirwa, nimudategera amatwi kandi nzabohereza umuvumo. Ibi byari ibyo kubwirwa abatambyi b'icyo gihe, si abakristo bo mu Isezerano rishya. Mu by'ukuri nta mirongo n'umwe mu Isezerano rishya uvuga ko abakristo bagomba gutanga icyacumi cyangwa bazavumwa batagitanze. Ariko mbere yo gukomeza muri iyi nyigisho, reka mbabwire ikintu cy'ingenzi. Hari byinshi ku byerekeye icyacumi n'uburyo amafaranga akoreshwa mu matorero tudashobora gusobanura byose hano kuri YouTube. Ukuri kuri iyi sisiteme y'imari, impamvu nyakuri ituma amatorero menshi ayishyiramo imbaraga birarenze ibyo abantu benshi batekereza. Niyo mpamvu nashizeho ahantu hihariye byo bita twise Forbidden Vault, aho dusobanura ukuri kwa Bibiliya amatorero menshi adashaka kuvuga. Aho niho tuvuga impamvu nyakuri icyacumi gishobora gutuma abakristo bamwe bakomeza kuba bakene. Inyigisho za Bibiliya zabuze ku byerekeye cyane amafaranga no gutanga. Cyabivuzeho. Niba ushaka kumenya byinshi birenze ibi, ushobora kwinjira muri Forbidden Vault ukamenya ibiri inyuma y'ibi byose. Igitekerezo kitari cyo cya kabiri, icyacumi cyari icyo gutanga abatambyi gusa. Abantu benshi batekereza ko impamvu yonyine yo gutanga icyacumi ari gutunga cyane abapasiteri cyangwa abayobozi b'itorero. Ariko Bibiliya igaragaza ikintu gitandukanye cyane. Yego, abatambyi b'Abalewi bahabwaga igice cy'icyacumi, ariko ntibari bonyine bagihabwaga.
Mu by'ukuri mu isezerano rya kera hari ibya cumi bitatu bitandukanye. Icya cumi cy'Abalewi icyafashaga Abalewi kuko ari bo batagiraga ubutaka bwo guhinga. Icya cumi cy'iminsi mikuru cya kabiri. Iki kiratangaje. Abisirayeli bakoreshaga igice cy'icya cumi bakagira ibirori n'imiryango yabo mu kwishimira imbere y'Imana. Icya gatatu, icya cumi cy'abakene, buri mwaka wa gatatu cyagenerwaga imfubyi, abapfakazi, abakene. Si amafaranga yo kubaka urusengero gusa. Kandi reka tuvuge ukuri, ni kangahe wigeze wumva ibi ngibi bivugwa mu nyigisho zo ku cyumweru? Amatorero menshi uyu munsi yigisha ko icya cumi ari amafaranga y'itorero cyangwa umushahara wa pasiteri. Nyamara muri Bibiliya cyari gahunda yagombaga gufasha abatambyi, gufasha abakene, gufasha imiryango kwishimira Imana. Abalewi nibo bonyine mu miryango ya Isirayeli batabonye ubutaka bwo guhinga. Icya kabiri cya cumi cy'iminsi mikuru. Iki cyo kiratangaje cyane. Abayisirayeli bagombaga gukoresha igice cy'icya cumi bakagira ibirori bikomeye cyane, bakishimana n'Imana n'imiryango yabo ndetse n'abaturanyi babo. Mu by'ukuri iki gice cy'icya cumi cyari kigenewe kwishimira imbere y'Imana no kunezerwa mu muryango no mu muryango mugari. Icya gatatu cya cumi cy'abakene, buri mwaka wa gatatu icya cumi cyashyirwaga kugira ngo gifashe imfubyi n'abakene. Reka tuvuge ukuranga ngo twatubivuze hejuru. Amatorero menshi yo muri iki gihe rero bituma bisa nkaho icya cumi cyose kigomba kujya mu mushahara wa pasiteri. Ntabwo ariko bimeze, babaye ibisambo. Cyari gahunda igamije gufasha Abalewi batagira ubutaka cyangwa ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga, gufasha abapfakazi, imfubyi n'abakene, gutegura ibirori by'umuryango no gusenga Imana. Ariko ikibazo ni iki ngiki: amatorero menshi yo muri iki gihe afata gusa icya cumi cya mbere cyagenerwaga Abalewi, ariko birengagiza ibya cumi bibiri bisigaye byagombaga gufasha abakene no guteza imbere umuryango. Kandi igitangaje kurushaho ni uko amatorero menshi nta Balewi agira. Tekereza kuri ibi bintu. Abapasiteri bo muri iki gihe ntabwo ari abatambyi b'isezerano rya kera. Bashobora kugira amazu, gukora indi mirimo, kubona amafaranga mu bundi buryo, ibintu Abalewi ba kera batashoboraga gukora. None se niba ari uko bimeze, ese iyo gahunda y'icya cumi igomba gukomeza gukoreshwa uko yari imeze? Ndashaka ko utekereza kuri iki kibazo neza, hanyuma ugasubiza igitekerezo cyawe. Icy'ingenzi ni iki ngiki: icya cumi nticyari amafaranga yo gutunga itorero gusa. Yego, cyafashaga abayobozi b'idini, ariko cyanagombaga gufasha abakene, guteza imbere umuryango, gutegura ibirori byo gusenga Imana. Bityo rero niba amatorero ashaka gushyira mu bikorwa icya cumi cy'isezerano rya kera, yagombaga no gutegura ibirori byo gusenga Imana, gufasha abakene mu buryo butaziguye. Ariko akenshi ntibabikora. Igihe cyose rero umuntu akubwiye ko ugomba gutanga icya cumi kugira ngo ufashe itorero, ujye wibuka ko icya cumi kitari amafaranga y'itorero gusa. Cyari gahunda yo guteza imbere ubuntu, gufashanya mu muryango n'ubutabera. Kandi Yesu yavuze ko urukundo rw'imbabazi bifite agaciro kurusha ijanisha ry'Imana. Igitekerezo rero nticyari icya gatatu, icya cumi cyari buri gihe icya 10%. Twese twigeze kumva bavuga ngo ugomba gutanga icya 10% by'amafaranga yawe ku Mana, bitaba ibyo ntuburi unyangamugayo. Ariko ikibazo ni iki ngiki: igitekerezo cy'uko icya 10 cyari buri gihe 10% gusa, sibyo Bibiliya yigisha. Iyo witegereje neza amategeko ya Bibiliya usanga hari ibya 10 byinshi, kandi bitewe n'umwaka w'umuntu yashoboraga gutanga birenze icya 10%. Mu by'ukuri gahunda y'icya 10 muri Bibiliya yari hafi 23% kugeza kuri 30%. Dore uko byakorwaga: icya 10 cy'Abalewi cyatangwaga buri mwaka kugira ngo gifashe Abalewi batagiraga ubutaka bwo guhinga. Icya kabiri cya 10 cy'iminsi mikuru cyari kigenewe ibirori byo gusenga Imana n'imiryango, ndetse niba wari utuye kure y'urusengero washoboraga kugurisha umusaruro wawe ukazana amafaranga ukayakoresha mu byo ushaka mu birori, harimo n'ibinyobwa. Icya gatatu cya 10 cy'abakene, buri mwaka wa gatatu cyagenerwaga abapfakazi, imfubyi n'abakene. Ibi bivuze ko mu mwaka umwe n'imwe abantu batangaga hagati ya 20 na 30% by'umusaruro wabo. Ikindi gitangaje nuko Abalewi bahabwaga icya 10 nabo bagombaga gutanga icya 10 ku byo bahawe. Bivuze ko niba pasiteri wawe ashobora gukora indi mirimo cyangwa afite amafaranga aturuka ahandi, nawe yakagombye gutanga icya 10 mbere yo kubwira abandi kugitanga.
none reka dushyire ibintu hamwe. Niba Yesu atarigeze ategeka gutanga icyacumi kandi itorero rya mbere ritari riri kubikora, kuki abakristo benshi uyu munsi bashyirwaho igitutu cyo gutanga amafaranga afite igipimo runaka? Reka dusuzume impamvu eshatu zo muri Bibiliya zigaragaza impamvu abakristo batagombaga guhatirwa gutanga icyacumi. Ndakubwira ukuri, maze kubyumva ntuzongera kureba icyacumi nk'uko wabitekerezaga mbere. Impamvu ya mbere, Yesu ntiyigeze ategeka abakristo gutanga icyacumi. Niba gutanga icyacumi byari ingenzi ku gakiza, ku kwizera cyangwa ku migisha, wumvaga Yesu atarabivuze mu nyigisho ze? Ariko kuri ni uku nguku, Yesu ntiyigeze ategeka abakristo gutanga icyacumi na rimwe. Mu by'ukuri igihe kimwe gusa Yesu yavugiyemo icyacumi ni igihe yanengaga abafarisayo kubera uburyarya bwabo. Yarababwiye ati, mwebwe mwita ku gutanga 1/10 cya minti na anise na cumin, ariko mukirengagiza ibikomeye cyane mu mategeko: ubutabera, imbabazi n'ubudahemuka. Icyo Yesu yakoraga ntiyashishikarizaga icyacumi, ahubwo yacyahaga cyane abayobozi b'idini bashyiraga imbere amafaranga kurusha ubutabera, imbabazi, ukwizera. Ikindi kintu cy'ingenzi, Yesu ntiyigeze ategeka abigishwa be gutanga icyacumi. Niba icyacumi cyari kigomba gukomeza mu isezerano rishya, Yesu yari kubivuga neza. Ariko ahubwo gukora ibyo byose rero, Yesu yigishije cyane ubuntu, gushaka abakene no kubafasha, gutanga biturutse ku mutima, so gutanga ku gahato. Icyo bivuze ni iki? Niba Yesu atarigeze ategeka icyacumi, ku cy'amatorero amwe yigisha nk'aho ari urufunguzo rw'imigisha y'Imana. Impamvu ya kabiri ni iyi ngiyi: itorero rya mbere ntiryakoraga icyacumi. Iki ni ikimenyetso gikomeye ni iki ngiki. Niba icyacumi cyari itegeko ku bakristo, kuki itorero rya mbere ritabikoraga? Mu Byakozwe n'Intumwa 2:44 handitswe ngo abizera bose bari hamwe kandi basangiye ibyo bari bafite byose. Bamwe bagurishaga imitungo yabo, ibyo bari bafite, kugira ngo bafashe abafite ibibazo. None muri 2:9-7 handitse ngo umuntu wese atange nk'uko abyiyemeje ku mutima we, atabitewe n'agahato, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Abakristo ba mbere ntibakurikizaga itegeko ry'icyacumi, batangaga kubera urukundo no kubera amategeko. Kandi Pawulo wanditse ibitabo byinshi byo mu isezerano rishya ntiyigeze ategeka abantu gutanga icyacumi, ahubwo yashishikarizaga abantu gutanga bishimye kandi bayobowe n'umwuka. Nta na rimwe mu mabaruwa y'intumwa handitswe ngo menya neza ko utanga icyacumi ku ntumwa, kubera ko atari yo yari gahunda y'itorero rya mbere. Icyo bivuze ni iki? Itorero rya mbere ryari rishingiye ku buntu no gufashanya, so ku mategeko y'ijanisha ry'amafaranga. None kuki abakristo b'uyu munsi bahatirwa gukora ibyo ngibyo intumwa zitigeze zitegeka? Impamvu ya gatatu, amatorero ntagomba gukoresha icyacumi mu gukungahaza abayobozi. Iki ni igice gikomeye kuvuga, ariko ni ingenzi. Uyu munsi icyacumi ntijya buri gihe aho abantu batekereza ko kigomba kujya. Mu bihe bya Bibiliya, Pawulo yakusanyaga amafaranga cyane cyane kugira ngo afashe abakristo bari mu bibazo. Amaturo yakoreshwaga cyane mu gufasha abapfakazi, gufasha imfubyi, gufasha abakene, gushyigikira umurimo w'ivugabutumwa. Ariko uyu munsi hari aho usanga amatorero akusanya miliyoni z'amafaranga, mu gihe bamwe mu bayoboke babo bafite ibibazo by'imibereho. Hari n'abapasiteri bamwe babaho mu buzima bw'akataraboneka, mu gihe abayoboke babo babwirwa gutanga kugeza bibabaje. Mu matorero menshi muri Afurika hari amagambo azwi cyane. Pasiteri aravuga ati igihe cy'amaturo, abantu bagasubiza bati igihe cy'imigisha. Ariko rimwe na rimwe icyacumi cyabaye uburyo bwo kubaka ibigo n'inzego, aho kuba uburyo bwo gufasha abantu. Pawulo yashimangiye cyane gufasha abakene, so gukungahaza abayobozi b'idini cyangwa kubaka inyubako zihenze. Mu by'ukuri nta murongo n'umwe muri Bibiliya uvuga ko abapasiteri bagomba kuba umukire kubera icyacumi. None dore tumaze gusinya igitekerezo cya Yesu uko yategetse gutanga icyacumi, kandi twabonye ko itorero rya mbere ritari riri kubikora. Ariko niba ari uko bimeze, kuki amatorero menshi uyu munsi afata icyacumi nk'itegeko ridashobora guhinduka? Ese igitekerezo cyo guhatira abantu gutanga amafaranga cyaturutse he? Kugira ngo tubyumve neza, tugomba gusubira mu mateka, kuko nubwo abantu benshi batabizi, icyacumi nticyatangiriye muri Bibiliya.
Mu by'ukuri inkomoko yacyo ijya kure cyane mu mateka, aho cyari gifitanye isano n'imisoro, ubutegetsi n'uburyo bwo kugenzura abantu mu by'idini. Iyo urebye uko icya cumi rero cyagiye gihinduka mu mateka, uzasobanukirwa neza impamvu amatorero menshi uyu munsi atacyumva neza intego zacyo. Impamvu ya mbere, icya cumi cyatangiriye ku misoro ya kera. Mbere y'uko icya cumi kiba itegeko muri Bibiliya, andi mahanga ya kera yari asanzwe abikora, ariko ntabwo byari ikimenyetso cy'ukwizera, ahubwo byari imisoro yo gushyigikira ubutegetsi. Mu bihugu bya kera nka Babuloni, Asiriya, bari abami b'abatambyi basabaga abantu 1/10 cy'umusaruro n'amatungo nk'umusoro. Iyi misoro yakoreshwaga gufasha ingoma, gushyigikira ingabo no gukomeza ubutegetsi bw'abategetsi. Mu Misiri n'Ubuperesi gahunda yari imeze kimwe. Abafarawo bo mu Misiri bafataga igice cy'umusaruro n'imirimo yabo y'abaturage kugira ngo bashyigikire ingoro z'umwami. Mu Buperesi rero nabwo abaturage bagombaga gutanga icya cumi cy'inyungu zabo ku mwami. Niba ushaka kubyumva mu buryo bworoshye, tekereza ku misoro ya leta yo muri iki gihe. Uyu munsi twese dutanga igice cy'amafaranga yacu kugira ngo hubakwe imihanda, hishyurwe abapolisi, hakorwe serivisi za leta. None tekereza niba iyo misoro atari iyo ya leta gusa, ahubwo yanajyaga gushyigikira amadini ku gahato niyo atabyifuzaga. Mu by'ukuri cyatangiriye ahantu ku misoro y'ubutegetsi, uburyo bwakoreshwaga n'abategetsi n'abanyedini kugira ngo bagumane imbaraga zabo. Nticyari ikibazo cyane cyo kwizera gusa, cyari ikibazo cy'imari n'ubutegetsi. Impamvu ya kabiri, itorero gatolika ryagize icya cumi nk'itegeko. Niba Yesu n'intumwa batigeze bashyiraho icya cumi nk'itegeko, cyaje gute kuba igitekerezo itegeko rikomeye cyane? Igisubizo kiri mu mateka y'itorero ryo mu bihe bya kera mu Burayi. Mu kinyejana cya 5 nyuma yo kugwa kw'ingoma ya Roma, itorero rya gatolika ryabaye ikigo gikomeye mu Burayi kugira ngo rishobore gukomeza ibikorwa byaryo, gutanga abayobozi baryo. Abatware b'itorero batangiye gushimangira ko icya cumi ari inshingano y'idini. Mu kinyejana cya 8 amategeko ya Charlemagne, umwami w'abami witwaga Charlemagne, yashakaga gukomeza imbaraga z'itorero no guhuza imyemerere n'ubwami bwe. Nibwo yashyizeho itegeko rivuga ko abantu bose bagomba gutanga icya cumi. Aya mategeko yavugaga ko 1/10 cy'umusaruro cyangwa amafaranga kigomba kujya ku matorero n'abatambyi. Iyo umuntu yangaga gutanga icya cumi, yashoboraga guhanishwa ibihano bikomeye, amafaranga y'ihazabu cyangwa se igihano cy'urupfu mu bihe bimwe na bimwe. Urugero ruri mu mategeko yiswe Capitulary for Sanction. Aya mategeko yavugaga ko abantu bakoze ibyaha bikomeye nko gusahura urusengero, gutwika urusengero cyangwa gusuzugura amategeko y'idini bashoboraga guhanishwa urupfu. Hari n'andi makosa mato nko kutabatiza abana ku gihe, gukora imihango ya gipagani, bahanishwaga amafaranga menshi. Abaturage ayo kwishyura bajyaga mu buja bw'itorero kugeza bishyuye imyenda yabo iyo babaga bayabuze ayo mafaranga. Uko bimeze uyu munsi rero, uyu munsi amatorero ntagihana abantu mu buryo bwa leta kubera kudatanga icya cumi, ariko amateka agaragaza ko mu bihe bya kera icya cumi cyashyirwagaho igitutu gikomeye ndetse n'ibihano bikomeye. Nubwo muri iki gihe hatakiriho ibihano bya leta, hari aho usanga igitutu cy'inyigisho cyangwa igitutu cy'imyemerere gishyirwa ku bakirisitu kugira ngo batange amafaranga. Aya mateka yasize ingaruka zikomeye kugeza n'uyu munsi. Amwe mu matorero cyangwa imiryango y'idini yo muri iki gihe ashobora gushyira igitutu cy'imyemerere cyangwa igitutu cy'abaturage ku bayoboke babo kugira ngo batange amafaranga, bakababwira ko nibadatanga bashobora guhura n'ingaruka z'umwuka aho kuba ibihano bya leta. Mu mateka rero, gahunda yo gutanga icya cumi yashyizweho n'ingamba zikomeye ndetse n'ibihano bikomeye kugira ngo abantu babikurikize. Gusobanukirwa aya mateka rero bitwereka ko icya cumi cyahindutse, cyavuye ku misoro yashyirwagaho ku gahato kigera ku buryo muri iki gihe amatorero menshi gifatwa nk'igikorwa cy'ubushake n'ukwizera.
None tumaze gukora urugendo rurerure mu mateka y'icyacumi rero twabonye aho cyaturutse mu misoro ya kera ndetse n'uko itorero ryo mu bihe bya kera ryaje kugihindura cyane itegeko ry'idini ryashyirwagaho igitutu. Nyuma yo kureba neza ibyo Bibiliya ivuga, dushobora kubona ko icyacumi ku gahato atari itegeko ryo mu isezerano rishya, ahubwo ni umuco cyangwa umugenzo w'abantu wagiye uhinduka uko imyaka yagiye ishira. None twize iki uyu munsi? Yesu ntiyigeze ategeka abakristo gutanga icyacumi. Igihe cyonyine yabivuze ni igihe yanengaga abafarisayo kubera kwibanda ku bya cumi bakirengagiza ubutabera n'imbabazi. Yesu yigishije ubuntu buturuka ku mutima, si itegeko rijanisha runaka. Itorero rya mbere ntiryakoraga icyacumi. Abakristo ba mbere batangaga ku bushake, si ku gahato. Pawulo ntiyigeze ategeka icyacumi, ahubwo yashimangiye gutanga yishimye kandi ku bushake. Icyacumi cyaje kuba itegeko mu mategeko, si muri Bibiliya. Mu kinyejana cya 8 umwami Charlemagne yashyizeho amategeko ategeka ko abantu gutanga icyacumi ndetse agahana abanga gutanga icyacumi. Nyuma y'igihe kinini rero amategeko yakoresheje icyacumi kubaka ubutunzi no gukomeza imbaraga aho kwibanda cyane ku gufasha abakene. Uyu munsi hari aho usanga amatorero amwe asobanura nabi icyacumi. Abapasiteri bamwe bashobora gushyira igitutu ku bakristo bababwira ko nudatanga icyacumi uzavumwa cyangwa imigisha yawe izahagarara. Abandi bakoresha inyigisho ya prosperity gospel baserezeranya cyane abantu no gutanga nyine amafaranga uzabona ko ubutunzi bwinshi. Ariko si ko ubuntu bwo muri Bibiliya bubikora. Ese abakristo bagomba gutanga? Yego, gutanga ni byiza, ariko gutanga bigomba kuba kubera urukundo, kubera gushimira Imana, kubera ubuntu. So kubera ubwoba cyangwa kubera igitutu. Ni ugutanga bigomba kuba ku bushake, si umutwaro, kandi bigomba gufasha abari mu bukene n'abafite ibibazo. Si ugutunga ibigo gusa. Imana ntipima ukwizera kwawe ku ijanisha ry'amafaranga, ahubwo ireba umutima ufite igihe utanga. None se ko uzi ukuri ku byerekeye icyacumi, wowe ubitekerezaho iki? Tubwireho muri comment. Ese wigeze wumva igitutu cyo gutanga icyacumi kubera ubwoba, cyangwa buri gihe watangaga wishimye kandi ku bushake? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, wibuke gukora subscribe. Niba iyi video yakugiriye akamaro rero ntiwibagirwe kwiyandikisha kuri uru rubuga, gukora subscribe no gushyiraho notification, kuko hano dusobanura ukuri kwa Bibiliya amatorero menshi adakunda kuvuga. Kandi mbere yo kugenda, kanda kuri video ikurikira n'indi nyigisho ikomeye cyane utagomba gusiba.